moyoni mwetu Bwana, utimize kazi yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Isezerano ry'Umwuka Wera ni iryacu twese ndetse n'abazadukomokaho. Imana yanyuze mu muhanuzi Yoweri ivuga ko mu minsi yacu Imana izasuka Umwuka Wera ku bantu bayo, si byose, ndetse no kugeza igihe nyine Yesu azatwara iri torero. Ni isezerano ryacu, dukwiye kongera kumusaba kugira ngo atuyobore muri iyi minsi itoroshye. Tugiye kuririmbana mwese n'iterano twese, wenda ababishobora. Ni indirimbo ya 86 mu Gakiza, tugiye kuririmbana. Ngira ngo turayizi. Uduha Umwuka Wera, uduha Umwuka wawe Mana yera, nk'uko wawohereje abakera. Ubwo ndi kugira ngo abacuranzi babishyiremo neza, kugira ngo ubishobora haguruke, ubishobora kuma amashyi, nta kibazo. Uduha Umwuka wawe Mana yera, nk'uko wawoherereje abakera. Ucana umuriro wawe muri twe, ntidukomeze kuba akazuya. Ucana umuriro wawe muri twe, ntidukomeze kuba akazuya. Ucana umuriro wawe muri twe, ntidukomeze kuba akazuya. Uduhe Umwuka wawe Mana ye, nk'uko wabigenje kuri intumwa Petero ubwo yigishiriza mu nzu ya Koroneli. Intumwa Petero ubwo yigishiriza mu nzu. Intumwa Petero ubwo yigishiriza mu nzu ya. Uduha Umwuka wawe Mana ye, uduhe Pentekote yacu, uduhe Pentekote yacu, uduhe Pentekote yacu. Abanyabyaha ibihumbi baje, ijambo ryawe ribashe. Uduhe Pentekote nanone, uduhe Pentekote yacu. Abanyabyaha ibihumbi bakizwe, ijambo ryawe ribashe kumva. Uduhe Umwuka wawe Mana, uturamburire amaboko yawe, ukore ibitangaza byawe Mana, ndetse n'abayi nabo. Ukore ibitangaza byawe Mana, n'abayi nabo. Ukora ibitangaza kandi ukora
baza oyoyoyo barwaina abasinziriye urabakangure cyane cyane barushe mu rugendo mwami dusange nko kuri wa mu ubwo uzuza abasinziriye urabakangure mwami we cyane barushe mu rugendo namudusange nko kuri wa mu haleluya ubwo uzuzaga namudusange ubwo uzuzaga mwamudusange nko kuri wa munsi ubwo uzuzaga bigishwa ucane umuriro wawe muri haleluya ijameze kuba ucane umuriro wawe muri twe dukomeze kuba mwami dusange nko kuri wa munsi ubwo uzuzaga abigishwa bawe. Ni isengesho ryacu mwami uyu munsi, wongere utwuzuze rwose, udusange mwami nk'uko wasanze abakera. Haleluya, haleluya. Yes. Wera w'Imana, Mwuka wera ukuri, wowe ngwate yabizeye Yesu, itwemeza kubana n'Imana. Mwuka wera w'Imana, Mwuka wera ukuri, wowe ngwate yabizeye Yesu, itwemeza kubana n'Imana. Wowe mujya n'amabwiriza w'ino, wowe mujya n'amabwiriza bamenya amabanga y'urugendo bagakomeza naho. Bamenya amabanga bagakomeza naho. Bamenya amabanga
twagukeneye kuko twagusigiwe nk'umufasha mu buzima bwacu nubana natwe nakwiyobora nta bugande batugaragaraho utwuzure Mwuka wera turagukeneye kuko twagusigiwe nk'umufasha mu buzima bwacu nubana natwe nakwiyobora nta bugande bwatugaragaraho utwuzure nitwakwishoboza uru rugendo widudushobore ni wowe mwuzuro w'Imana muri twe n'isezerano ryawe tuzagere mu ijuru ntitwakwishoboza oya ntabwo twabyishoboza ni wowe mwuzuro ukuri ni wowe mwuzuro w'Imana muri twe ngwino dukomereze ntabindi wadusigiye amahoro nitwakwishoboza oya uru rugendo ngwino dushoboze ni wowe mwuzuro isezerano ryawe tuzagere mu ijuru amahoro nitwabyishoboza oya urugendo Mwuka wera dushoboze Mwuka wera ni wowe mwuzuro w'Imana muri twe ngwino dukomereze isezerano ryawe amahoro tuzagere mu ijuru amahoro tuzagere mu ijuru amahoro tuzabona Imana data haleluya tuzagere mu ijuru amahoro tuzagere mu ijuru Haleluya. Reka hasigarimo nk'abangahe bari imbere bafashe za mikrofone baturirimbishe igitero kimwe cy'umwuka wera gihimbano cy'umwuka wera hanyuma twese duhaguruke ducunguze uburyo umwete aba protocole badufundurira ibiseke dukore umurimo w'Imana dushimira Imana ko yabanye natwe yongeye kutugeza kuri Pentecote y'uyu mwaka ni ngombwa ko buri wese abizirikana akabigira ibye hanyuma bagiye gufata mikrofone igitero igihimbano cy'umwuka baduterera hanyuma munyemerere twese tujyejuru ngaho nitujyejuru ubanza ari igitero tugiye gusangira cyo nyine muri literaniro hanyuma tugakora umurimo w'Imana dutanga amaturo yishimwe ducunguza uburyo umwete aba bafite kuri telefone namwe murashira kuri Momo Pay ni 07 911 turirimbe 437 mamavuta Yesu mbone kwa amavuta ndakwigize amavuta Yesu bone kwaka buri debuta turirimbe hosana tugusigize wowe Mwami utwara abami Yesu tugusigize turirimbe
tugihagaze ibintu byacu zose ko turagenda tunoshaho n'isengesho rigomba kuba rigufi, n'inyigisho nayo ntabwo turambura cyane, n'indirimbo turi kuzigabanya kugira ngo tujyane n'igihe. Reka dusabe mwarimu wacu atambuka imbere asenge amasengesho magufi, arasengera abana bajye kwiga, hanyuma asengere n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Ibyo koko Mana uri mwiza, bereye mwiza, wagutegereje n'ubugingo bwo wagushaka. Kuniko natwe dutegereje isezerano wadusezeranije kuri uyu munsi wa Pentekote, munsi mukuru w'itorero, munsi mukuru w'itorero, ubwo intumwa zawe zavaga mu bwoba zikinjira mu mbaraga zabashobozaga kwinjira aho batashoboraga kwinjira, no kuvuga ibyo batashoboraga kuvuga, bagakora ibyo batashoboraga gukora kubera ko bari bahawe izindi mbaraga. Kandi natwe turarindiriye, turi muri uwo mwanya, turategereje usohoza isezerano. Ngaho fasha mushumba ugiye kutwigisha mu izina rya Yesu Kristo, reka izi mbaraga zimugaragareho, reka yigishirize mu mbaraga z'umwuka wera nk'uko wabikoreye Petero n'abandi batubanjirije, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi usohoze isezerano ryawe nk'uko ijambo ryawe ryabitubwiye. Fasha abana bacu nabo bagiye kwiga, nabo ukomeze kubafashiriza muri ziriya nyigisho, iri teraniro ryose ukomeze kurigira neza kubw'umuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mukawera aramanuka batangira kubona Imana, Mukawera aramanuka batangira kubona Imana, 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 Mukawera aramanuka batangira kubona Imana, Mukawera aramanuka batangira kubona Imana, Mukawera aramanuka batangira kuvuga indimi, Mukawera aramanuka batangira kubona Imana, 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 batangira kubona ivuga, batangira kubona ikora, batangira kubona Imana, batangira kubona Imana, batangira kubona Imana. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 2, turahera ku murongo waho wa mbere turagera ku murongo wa 4. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Mwakira ijambo ry'Imana. Pentekote nziza kuri mwese, ni umunsi mukuru udasanzwe. Haleluya. Turashimira Imana ko iyi Pentekote y'uyu munsi tuyirimo, kandi ku munsi nyirizina turi no mu nzu y'Imana. Hari indi yabaye tutari mu rusengero, ariko iyi ngiyi ibaye turi mu nzu y'Imana. Reka dukomere Imana amashyi twishimire. Tugiye kuganira ijambo rivuga umumaro w'umwuka wera.
umwuka wera yaraje, umwuka wera arakora, umwuka wera aravuga. Tugiye kuganira umumaro w'umwuka wera kugira ngo abantu bongere bagire inyota yo gushaka umwuka wera. Nyuma yo gupfa kwa Yesu no kuzuka kwe, Yesu amajije kuzuka yamaze iminsi 40 ari kwiyereka abigishwa be. Muri iyo minsi 40 Yesu yabiyeretse mu bihe bitandukanye, abiyerekera ahantu hatandukanye. Naje gusoma ijambo rirantangaza. Muri iyo minsi 40 yiyerekana na babandi bapfuye bafite ibyiringiro ba Aburahamu, ngo baragaragaye i Yerusalemu. Natangajwe nuko na Yohana, umwe baciye igihanga, yagaragaye muri Yerusalemu afite umutwe. Haleluya! Muri iyo minsi 40 ishize, Yesu atumira abigishwa be abajyana ku musozi wa Elayono. Ni umusozi mwiza muremure uri muri Isirayeli. Arangije kubageza kuri uwo musozi, ababwira ijambo rya nyuma, ababwira amakuru ya nyuma, abaha gahunda bagomba gukurikiza. Arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Haleluya! Icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo, muzampamya Yerusalemu, Isamariya, ndetse muzagera no ku mpera z'isi. Yesu yasize abahaye ayo makuru, ababwira ko azabaha imbaraga. Turashimira Imana yatanze Yesu, yamujyana igasiga itanze imbaraga. Impamvu izi mbaraga yazisezeranyije abigishwa be, yarazi aho abasize, yarazi aho asize itorero. Itorero ntago ryakabashije kuba ririho ridafite imbaraga. Turashimira Imana yatanze umwuka wera mu itorero, umwuka ukora imirimo, umwuka usobanura ibidasobanutse, umwuka uduha icyerekezo. Icyakora muzahabwa imbaraga. Arangije kubabwira iryo jambo, arababwira ngo nibagende i Yerusalemu mu murwa, barindire icyo data azakora. Mu minsi 40 bamara indi minsi 10, ariyo minsi yuzura ikaba iminsi 50. Kuri uyu munsi bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima. Umwuka wera akabamanukira akagera kuri buri wese. Turashimira Imana yatanze umwuka wera. Iki gitabo cyitwa Kibyakozwe n'Intumwa cyangwa Ibyakozwe n'Umwuka wera, byose birakoreshwa. Ubwo rero tugiye kuganira umumaro w'umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera ni byinshi umwuka akora, ariko turagerageza kuvuga bikeya. Mu Baroma ibice 8 duhereye ku murongo waho wa 26 gukomeza, tuhasanga umumaro w'umwuka wera. Ikintu cya mbere umwuka wera atumarira, aradusabira ku Mana. Iri jambo ryambwiye ngo umwuka wera atunihira iminiho myinshi itabarika adusabira ku Mana. Umwuka wera aradusabira. Burya mu masengesho yacu ntago tuzi gusenga, ariko umwuka wera ayungurura amagambo tuvuga turimo turasenga. Umwuka wera aradusabira ku Mana. Burya umwana na nyina, umwana ashobora kumenya ibintu arimo aravuga, ariko papa w'umwana ntabyumve, kubera ko umubyeyi, mama w'umwana azi uko umwana avuga, azi uko akora ibimenyetso. Ubwo rero hari igihe abivuga akabwira papa ko hari icyo ashaka, ariko papa ntiyumve. Ariko mama w'umwana agasobanurira papa, akamubwira ngo umwana arashaka umugati, umwana arashaka imyambaro. Uko niko mwuka wera adusabira ku Mana, twebwe twavuze ibintu tubicurikiranyije bitewe n'ubuzima tubayemo. Ariko Imana yatanze umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera adusabira ku Mana. Muhereze icyubahiro. Umwuka wera adushoboza gukora ibyananiye abandi, aduha imbaraga zo gukora ibyananiye abandi.
Imana ishimwe cyane. Samweli wa mbere ibice 16 ku murongo wa 13 tuhasanga inkuru za Dawidi. Igihe Samweli yajyaga kwa Yesayi kwimikisha amavuta Dawidi, kuko Imana yari yabonye mu muryango wa Yesayi ibona y'umuntu, arangije kugerayo ngo asukaho Dawidi amavuta. Betifage yabiririmbye umwuka wera nk'amavuta. Haleluya. Arangije gusukwaho amavuta abona imbaraga. Iyo twasutsweho umwuka wera watumanukiye, tubona imbaraga nshya, imbaraga zidasanzwe zidufasha gukora imirimo n'ibitangaza, kuko tuba dufite imbaraga z'umwuka wera. Dawidi amajije gusukwaho amavuta yagiye ku rugamba kureba bene se. Ageze ku rugamba ahasanga umugabo witwa Goliyati. Yari igihangange, yari akomeye, baramutinyaga, iyo yavugaga bajyaga mu myobo. Ariko Dawidi yuzuye umwuka wera, yumva ibintu arimo aravuga, abanza kubaza amakuru ye, asanga ari umufilisitiya utarakebwe. Nta wundi muntu wabashaga gushobora Goliyati usibye umuntu wuzuye imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera adushoboza gukora imirimo yananiye abandi. Dawidi kuko yari yarasizwe, yarasutsweho amavuta, abasha kumushobora kubera ko yari afite izo mbaraga. Si icyo gusa, kubera imbaraga z'umwuka wera zari ziri kuri Dawidi, Imana yagiye imushoboza kwihanganira amacumu ya Sawuli. Ntabwo ushobora kwihanganira amacumu waterwa udafite imbaraga z'umwuka wera. Yarayaterwaga uyu munsi arimo aracuranga, ariko ejo akongera akagaruka kubera ko yari afite imbaraga z'umwuka wera. Tuterwa amacumu ku manywa na nijoro mu byo tubwirwa, ariko twebwe turananirwa. Ariko umuntu ufite imbaraga z'umwuka wera ntago ajya ananirwa. Dawidi yagiye atsinda intambara nyinshi kubera ko yari afite imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Umwuka wera aduha amakuru. Umwuka wera aduha amakuru. Turashimira Imana yatanze umwuka wera. Umwuka wera aduha amakuru. Turagenda tugasenga, umwuka wera akamanuka akaduha icyerekezo, akatuvugaho. Umwuka wera atanga amakuru. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abami ba kabiri duhereye ku bice 6 ku murongo wa 8 ugakomeza, tubona amakuru yagiye ahabwa Abisirayeli avuye ku Basiriya. Elisa umuntu w'Imana yarasengaga, yamara gusenga Abasiriya bagapanga ibitero byo kugirira nabi Abisirayeli. Bamara gutegura ibyo bitero, Elisa umuntu w'Imana yari afite umwuka wera, akabibwira umwami wa Isirayeli, akamubwira ngo ibunaka Abasiriya bafite umugambi wo kuhatera. Umwuka wera aduha amakuru. Akabibwira umwami wa Isirayeli, yamara kubibwira umwami wa Isirayeli akoherezayo ingabo. Bamara kugerayo, Abasiriya bagiye bagasanga ingabo ziriyo. Abisiriya bibatera ubwoba, umwami arabateranya w'Abasiriya, arababaza ngo ninde ujyana amakuru y'inama twakoze akajya kubibwira Abisirayeli. Abaza mubo bari kumwe bose baravuga ngo ntawe, ariko umwe aravuga ngo hari umuntu witwa Elisa. Uwo arabibona yarangiza akabibwira umwami. Turashimira Imana ko igiduha amakuru. Haleluya. Akabibwira umwami, yamara kubibwira umwami bakitegura. Umwami ahita arakara ngo ategura igitero gikomeye cyo kujya gufata Elisa umuntu w'Imana.
mbabwira ko iyo dufite imbaraga z'umwuka wera tuba turi umuriro. Iyo dufite imbaraga z'umwuka wera turatwika. Iyo dufite imbaraga z'umwuka wera ntawadufata ntidufatika. Yari afite imbaraga z'umwuka wera Elisa, ngo baraza ngo bagota umusozi, ngo barangije kugota umusozi n'amafarashi yabo, ngo umugaragu wa Elisa abyutse mu gitondo ngo abona bahagose, ngo agira ubwoba. Iyo tudafite umwuka wera tugira ubwoba. Imana iguha imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ushire ubwoba. Iyo umwuka wera adahari abantu baratinya, ariko iyo umwuka wera hari ntago tugira ubwoba. Umugaragu wa Elisa nta mwuka yari afite Gihazi, yareberaga mu mubiri. Dufite abantu benshi mu itorero barebera mu mubiri, niyo mpamvu bahora bavuza induru ngo biracitse. Ariko umuntu ufite imbaraga z'umwuka wera agira icyerekezo. Imana hari ibyo imwereka, hari ibyo imwishurira. Arangije Elisa aravuga ati Mana mukore ku maso arebe. Ngo Imana imajije kumukora ku maso ngo arebye, ngo abona ingabo z'umuriro zibagose. Haleluya! Ashira ubwoba. Gihazi nawe abona ko hari imbaraga zindi zidasanzwe. Elisa igihe yaje kubyukira aringinga aravuga ati bahumisha amaso. Mu mbaraga z'umwuka wera turategeka, mu mbaraga z'umwuka wera turasaba, mu mbaraga z'umwuka wera ibitero bidutera Imana ibikubitira kure ikabica intege. Mu mbaraga z'umwuka wera turatsinda, mu mbaraga z'umwuka wera turanesha. Turashimira Imana yatanze umwuka wera. Twongere tuyikomere amashyi tuyishimire. Imana yagize neza. Tuyikomere amashyi tuyishimire, Imana yagize neza. Arangije arazishorera arazijyana. Amajije kuzijyana ngo basanga bageze i Samariya hagati. Arangije abwira Imana ngo bahumura amaso barebe. Ngo barebye aho bageze barumirwa. Ngo kandi ngo ibyo ngibyo ngo bajyaga babikorera umwami wa Isirayeli, ngo si rimwe kandi si kabiri. Ariko igihe kigeze umwuka akora imirimo. Umwuka wera akwiye kuza mu itorero agakomeza gukora imirimo. Barangije kubona babona bageze mu murwa hagati, baravuga ngo turapfuye. Umwami aravuga ati reka mbice. Ariko umuntu w'Imana avuga ngo bihorere, ngo barabagaburira. Barangije kubagaburira ngo barabohereza, ngo guhera uwo munsi ntibongeye gutera Isirayeli. Kubera iki? Imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera akora imirimo myinshi. Umwuka wera duha amakuru kandi yizewe. Mu makuru aduha ni menshi. Twagiye gusenga Imana, umwuka wera araza. Umwuka wera amajije kuhagera atubwira ibintu bikomeye. Aratubwira ngo ikimenyetso cy'ibyo mbabwiye, ikimenyetso cy'ibyo mbabwiye, nimubyuka mu gitondo mugaca muri iyi nzira, muraza gusangamo ibintu nashatse kuvuga. Duciye muri iyo nzira dusangamo ibyo bintu. Imana yatubwiye ngo duce iburyo ntiduce ibumoso. Duciye iburyo turatambuka tugera aho twagombaga kugera. Abaciye ibumoso ntago bagezeyo. Umwuka wera duha amakuru. Umwuka wera, itorero ryari rikwiye kugira inyota tukongera gushaka umwuka wera kuko aduha amakuru kandi yize. Pawulo baramufashe baramufunga, ngo abagabo bageze muri 40 baravuga ngo ntibazarya ntibazanywa Pawulo atarapfa, ngo bamukorera inama. Barangije kumukorera inama ngo mwicwa Pawulo ayibamo. Umwuka wera tubera mu byicaro tutarimo, bagaterana umwuka wera akajyayo, bakatuvuga turi mu nzu y'Imana, umwuka wera akabitubwira. Umwuka wera tubera mu nama tutarimo, tukabona amakuru yizewe. Bifurije umwuka wera w'imbaraga. Umwuka wera atanga amakuru kandi yizewe. Pawulo barangije baramugambanira biremera, ariko hariyo mwishywa we. Noneho gahunda bari bageneye Pawulo nuko yagombaga kujya mu rukiko ntagereyo bakamwicira mu nzira. Umwuka wera arabisobanura.
hari igihe mwuka wera dusobanurira iby'urugendo rwacu, mwuka wera akatubwira iby'imibereho yacu, mwuka wera akatubwira ibitero byaduhagurukiye. hari n'igihe avuga ngo kubera ko mwanejeje ibyo bitero mbikuyeho, shyizeho ubuzima. mwuka wera ajya arwana intambara zikomeye, mwuka wera ajya arwana intambara nyinshi. Pawulo arabimenya, amajije kubivuga ya migambi bari bagambiriye kuri Pawulo irapfuba. hari imigambi abadayimoni batugambiriraho, ariko mwuka wera akahaba, iyo migambi nishyirwe mu bikorwa, iyo migambi igapfuba. Amen. mwuka wera akora imirimo myinshi, mwuka wera ahindura amateka yacu, mwuka wera aduha ubuzima. ukajya gusenga Imana, mwuka wera akaza akakubwira ngo nubwo bimeze gutya ejo bizahinduka. Torero dukeneye umwuka wera mwinshi aze atubwire ibyenda kubaho, ko yababwiye ngo azababwira n'ibyenda kubaho. mwuka wera ni mwiza. Haleluya. hari umugabo witwa Simoni, naho ni mu byakozwe n'intumwa mu bice 8. uyu Simoni ngo babwirijwe ubutumwa bwiza, barangije kubwirizwa ubutumwa bwiza ngo barababatiza, babatiza mu izina rya Yesu Kristo nkuko nawe wabatijwe. ushobora kuba warabatijwe ndetse waranakomejwe, sinzi umubatizo wabatijwe. ngo ariko ngo ntago bari barahawe umwuka wera. noneho ngo Yohana ahageze ngo basengera abantu, ngo bamajije gusengera abantu ngo babatizwa mu mbaraga z'umwuka wera. Simoni ngo bashyira akantu arababwira ati rero nimumpeho nanjye nzaze ngenda mbikoreshe, nzaze mbatiza abantu buzura umwuka wera. baramubwira ngo jyana ifeza zawe, fana ifeza zawe. Imana y'umwuka, Imana yayitangiye ku buntu, ntabwo igurishwa. cyokoza muri no minsi hari abantu basigaye bayigurisha, bafite ibibazo. n'ubuntu Imana yayitangiye ku buntu, baravuze ngo pfana ifeza zawe. Imana y'umwuka ntigurishwa amafaranga. uwe yumvaga ko bagiye kumuha. kuva kera abantu batangaga akantu bari bahari, yabonye kuntu bigenda atari kubampiye impano, nanjye nkazagenda asengera abantu bakuzuzwa nabankomeye. n'ubundi ngo yakijijwe yari umukorikori. ubwo rero arangije aravuga ati urayegereye umwe muri batifite akantu kandi gatubutse, reka mbahe mu mpe kuri ibyo bintu nanjye bitware. baramubwira ngo pfana ifeza zawe. iyi mpano abantu barayigurisha, ariko siko bimeze. umuntu umwe yaje kuyincuruzaho, ariko yincuruzaho mu buryo bukomeye cyane. yaraje izi mpano ntabwo zicuruzwa amafaranga, ni impano Imana yatanze, yahaye itorero ku buntu. Imana y'umwuka wera, abafite izi mpano z'umwuka wera ntabwo mugomba kuzicuruza, ni Imana yazitangiye ku buntu. kandi yaravuze ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye wera. arangije uwo muntu yaje mu rugo aranyitegereza, arandeba, abona ko nagira ubwoba. arambwira ati urugo rwawe rufite ibibazo bikomeye cyane, hari igihe badutera ubwoba, ariko umwuka wera buri wese yemerewe kumusaba, Imana ikamuguha. nawe usabye Imana umwuka yamuguha, akajya guhishurira ibintu utajya ubona, akakwereka ibyo utazi. arangije ati ndabona ufite ibibazo bikomeye cyane, ati kandi kubera ibibazo biri muri uru rugo, icyemezo mfashe ngiye kubasengera. ni rwose urakoze cyane, kandi ntago mbasengera ndi mu nzu, ndaba mu bwiherero, ndarara mu bwiherero. tumuhaye icyati hoya, ati ibintu mbonye muri uru rugo ntago bishoboka ko nagira ikintu mfata. ubwoba buramfata, ndavuga nti turashize. ariko umwuka wera amara ubwoba. iyo umwuka wera yaje ntabwo tugira ubwoba. arangije ajya mu bwiherero, bukeye mu gitondo ndavuga nti bakwakira, ati hoya, ati nta kintu cyanyu nafata, ati kandi nagiye. nise birakemutse, ati uzabimenya, ni rwose ndakwinginze. nanjye fata ifeza ndazimuha, ati isubizayo ntabwo nyashaka. ariko yashakaga menshi, niryo banga. ati se nanga, ati ni 10,000. ati hoya, ati subizayo, ati ngiye naje gukora amafaranga, ni rwose ndakwinginze mfasha ugende unansengere. ati hoya. hashize iminsi biraramamagara, ati ngwino tubonane. murabumva
abacuruza impano z'umwuka. Kubera ubwoba nari mfite narayamuhaye, ariko urebye nta n'ikibazo cyari gihari, ahubwo nuko yari yanyifatiye. Rero bakureba bakakwifatira bitewe nuko bakubona bakagutesha umutwe, ariko izi mpano z'umwuka wera Imana iracyagira gute? Iracyazitanga. Irazitanga. Imana iracyatanga umwuka wera, ariko izi mpano ntago zikwiye kugira gute? Kugurishwa. Ntago ari zo gucuruzwa. Ugasanga umuntu ngo ngiye kugusengera ngo iminsi 3 ngo mpa amafaranga. Aragusengera se we yabanje kwisengera. Burya uzayamuha azayarya, ntago azagusengera, kandi wowe wisengeye Imana yakumva. Kuko umwuka wera aradusabira, ko nababwiye. Ntago azayagusabira, ahubwo azisabira ye. Nagira amahirwe bigacama azaza kubwira ati rero byaciyemo, ubwo ngubwo urampa ku mafaranga. Ariko impano z'umwuka wera ntago zicuruzwa amafaranga. Ngeze ahakomeye nerekeza ku musozo. Umwuka wera arica. Mwari mubizi ko yica? Umwuka wera arica. Wirebye nawe arakwica. Umwuka wera arica. Ibyakozwe n'intumwa ibice 5 ku murongo wa 3. Ahangaha yabigejeje gute? Ananiya na Safira ntiyabishe se? Ntibapfuye se? Umwuka wera arica. Iyo byitwayemo nabi hari igihe akwica. Impamvu uyu mugabo n'umugore bapfuye ntabwo ari ukubera ko bari bakoze icyaha cyo kubeshya Petero, ahubwo ngo bari babeshye umwuka wera, kandi umwuka wera arafuha. Umwuka wera ararakara. Iyo wanamubabaje kuvamo akagenda. Abantu benshi barakaje umwuka wera, none yaragiye. Iyo atakwisha kuvamo akagenda. Barangije baragenda baramubeshya. Barangije kumubeshya umwuka wera. Ananiya bigenda gute? Yikubita hasi, umwuka umuvamo kubera ko yarabeshye. Mu kanya gatoya umugore baraza, aza bahuje inama. Akenshi umugabo n'umugore babivuganaho bakabyumvikanaho. Ahageze aramubaza ngo ibyo umugabo wawe yavuze ni ukuri nibyo? Aravuga ngo nibyo. Ati ibirenge bivuye kumushingura biraje nawe biragutwaye. Yikubita hasi nawe arapfa. Umwuka wera arica. Arica. Iyo byitwayemo nabi hari igihe akwica. Iyo atakwisha hari igihe akuvamo. Sinzibagirwa umugabo umwe, nawe yarafite imbaraga z'umwuka wera, ariko azigurisha. Igihe kimwe murangira ahantu ajya gusengera. Amajije kugera yarabasengera, afite imbaraga nyinshi cyane. Iyo wabaga ufite n'amafaranga mu mufuka, arakubwira ngo mu mufuka w'iburyo ufitemo ibihumbi 3. Inoti imwe ni ya 500, indi ni ya 500, n'inoti ya 2. Urumva atararebaga se? Usibye ko umwuka wera igihe akuvamo, ugasigara ubivuga ari byo ariko yaragiye. Uri umunyabyaha. Ejo bundi baratubwiye ngo Imana ntabwo yakwanga imibyizi y'ubuntu. Ngo yaravuze ngo bazaze batanga iyo mibyizi, nibarangiza kuyitanga bagende itorero ryunguke. Imibyizi y'ubuntu hari igihe ijya yemera ikayakira, ariko wowe wabaye icyapa, wasigaye aho ngaho. Ndangije kumwohereza ahantu, ahavuye ajya kuri moto. Burya abamotari bagira amakuru menshi, baba bafite amakuru. Noneho arangije agiye kuri moto, bageze mu nzira ashyiraho itabi. Ashyizeho itabi kuko umuntu bari batandukanye, umumotari yaramuzi, aramubwira ati se usigaye ubana n'abantu banywa itabi? Ati mu izina rya Yesu. Niyo wavugaga uwo muntu yarabimenyaga, yamenyaga ko wamuvuze. Ati reka ibyo bintu simbyumvise. Tugiye gusenga ahantu yabaga, abantu bafata imyenda ye barayifura. Umwe aravuga ati twabonye itabi, ni abo badayimoni bashye, ibyo bintu simbyumvise, nakazi kanyu. Ndashaka kuvuga ko umwuka wera yica. Nyuma y'igihe n'ibyinshi ntago twabivuga byose, ariko yaje gupfa kandi apfa nabi. Umwuka wera arica. Iyo witwaye nabi hari igihe umwuka wera kwica. Ibyo ngibyo ni ukuri kw'ijambo. Ananiya na Safira barapfuye.
bishwe nuko babeshye umwuka w'Imana. Umwuka arica. Abefeso 4:30 haravuga ngo mwo guteza umwuka wera agahinda. Abantu bamutera agahinda. Iyo turi gukora ibidatunganye tuba turimo turatera umwuka wera agahinda. Iyo tuvuga ibyo twibaneye tuba turimo turatera umwuka wera agahinda. Iyo wamuteye agahinda ararakara, umwuka wera ajya arakara, kandi hari n'igihe akuvamo akagenda ugasigarira aho ngaho uyoborwa n'umubiri gusa, umwuka yaragiye. Ariko nongeye kubabwira torero ko umwuka wera yaraje. Duhereze Imana icyubahiro yohereje umwuka wera. Imana ishimwe. Twihute tugere ku musozo. Twasomye ijambo byatubwiye ngo umunsi wa Pentekote usohoye ngo bose bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bari hamwe. Umwuka wera ntabwo ashobora kumanukira ahantu hari ibibazo. Umwuka wera amanukira ahantu hari umutekano. Umwuka wera amanukira ahantu hari ubuzima. Umwuka wera amanukira ahantu abantu bahuje. Iyo abantu bari mu kajagari, umwuka ararakara akagenda. Ariko abantu iyo babaye hamwe bagasaba Imana umwuka wera, Imana yohereza umwuka. Korari yohereza mu mwuka ihuje. Mu badiyakoni, mu bakristo, mu byiciro bitandukanye, iyo bahuje bagapfukama bagasenga Imana bakayihamagara, Imana ijya yohereza umwuka. Amen. Bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Abisiraheli mu Itangiriro ibice 8, ibice 11 tuhasanga igihe bafashe umugambi wo kubaka umunara w'i Babeli, ngo bari bahuje kubera ko ngo bari ubwoko bumwe. Bamajije guhuza umutima ngo bagambirira kubaka umunara, ngo barawubaka kandi iyo ntego bayigeraho. Iyo abantu bahurije hamwe ntacyo batekereza kugeraho ngo babure kukigeraho kubera ko bahuje. Niyo mpamvu mubona turi kubaka urusengero bikemera twarahuje. Amen. Ubu iyo turwubaka mu nduru no mu rusaku ntago ruba rugeze aha ngaha. Niyo mpamvu umwuka wera yadusanze tukavuga ngo nudafite amafaranga avuge neza inzu y'Imana, hakabamo umutekano n'amahoro. Umwuka wera agakora. Iyo abantu bahurije hamwe bakora ibintu bikomeye, ariko iyo abantu batahurije hamwe imbaraga barazitatanya. Rero ngo bamajije guhuza ngo bari mu mwanya umwe ngo buzuzwa umwuka wera. Imana iduhe guhuza. Amen. Ngo bari muri uwo mwanya ngo haza ngo umuyaga, ngo maze ngo indimi ngo ziza zigabanyije mu bice bitandukanye. Hari ahantu uzasanga bafite ururimi rumwe, abo nabo Imana ijye bahindurira indimi. Imana ntabwo yatanze ururimi rumwe, yatanze indimi nyinshi zitandukanye. Irangije kubaha izo ndimi ngo bose barazivuga. Bari abantu 120, kandi muri abo bantu 120 na Mariya nyina wa Yesu nawe yari abarimo. Bari Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru bavuga mu ndimi, ngo buri wese avuga nk'uko yazihawe kuzivuga. Dufite ikibazo cy'uko abantu bavuga uko batahawe kuvuga. Imana ikakubwira 2 ukongeraho 3, ariko ngo bavuze mu ndimi ngo bavuga nk'uko umwuka yabahaye kugira gute kuzivuga. Mujye muvuga nk'uko umwuka yabahaye kuvuga, ntimukongeraho. Ntago bongereyeho. Muri Yerusalemu naje gusoma Bibiliya ambwira ngo hari abayuda benshi ngo bavuye mu bihugu bitandukanye, ngo bagiye kumva ngo bumva ngo barimo baravuga ngo indimi ziwabo, kandi ngo bari abanyagalilaya, ngo babafataga nk'abaturage, ariko ngo bumva barimo baravuga indimi zitandukanye. Umwuka wari yaje atumara ubwoba. Petero yagiraga ubwoba bwinshi cyane, yagiye yihakana Yesu mu bihe bitandukanye, ariko amanukiwe n'imbaraga z'umwuka wera yarasohotse ajya muri Yerusalemu hagati. Aravuga ngo ibi mubona aba ntabwo ari abasinzi, ntabwo basinze, nta nubwo ari abasazi, ahubwo iyi ni isaha, kandi umwuka wera niwe yakoze ibi mureba. Haleluya. Umwuka wera yaje turatinyuka tugahamya.
iyo umwuka wera adahari umukristo na Bibiliya arayihisha. Iyo umwuka wera adahari umuntu azi wawe akavuga ati aturanywa iki, ati nywa mitsingi ikonje, ati nishyushye ntayunywa, akabwira umuntu ati genda uyizane mu gakapu. Iyo umwuka wera adahari ibintu byose urabikora. Ariko umwuka wera iyo ahari uratinyuka ukavuga ko wakijijwe iwawe nta nzoga ihagera. Umugabo umwe ntiyari yuzuye umwuka wera kandi yaririmbaga ahantu muri korari, mbamusanze ari abagabo babiri barimo baranywa mitsingi. Mubonye anywa mitsingi ahita afata icupa atarega perezida, ari perezida wa korari, ati perezida narwaye inzoka, ati inzoka ndwaye irakomeye cyane, ati muganga yanyandikiye Primus. Ariko aho umwuka wera arakiza indwara zirakira. Ntabwo indwara zikizwa n'inzoga. Aho umwuka wera ari ibintu birahinduka. Umugabo umwe nawe yuzuye umwuka wera, bakoraga ahantu bubaka ari abantu nka 80, ariko muri iyo minsi yarimo aruzuzwa imbaraga z'umwuka wera. Abantu basigaye bagira n'isoni zo kuzura umwuka wera. Mugomba kuzura umwuka wera, mugahanura, mukavuga mu ndimi, mukabikora nk'uko umwuka yabategetse kubikora. Arangije ngo ari mu bantu ngo yumva ijambo riraje, yarimo aramubuhamya ngo ijambo rije ati abagiye mu mwuka bavuze ku rurimi batubaye iki, bari abapagani, ntago bazi ko tujya tuvuga izindi ndimi kandi badashobora kumva. Mu kandi kanya barongeye baramubwira bati iyo nzoka yawe izakwica. Ntago yari inzoka imufashe, ahubwo n'imbaraga z'umwuka wera zari zigize gute, zimufashe. Dufite imbaraga z'umwuka wera. Muri Yerusalemu buzuye umwuka wera, bavuga mu ndimi, bahanura, baratinyuka, barababwiriza. Kandi nyuma y'igihe koko batangiye kugeragezwa, niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Tugiye gusenga Imana kubera impamvu z'igihe mwabonye ko twagiye twihutisha, tugiye kugusengera Imana nawe. Ufite umwuka wera. Umwuka wera ntago aba ahantu hari ibyaha. Iyo hari ibyaha ntago wakuzura umwuka wera. Kandi umwuka buri wese arawemerewe. Yoweri mu bice 3 ku murongo waho wa mbere yarabivuze. Aravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye bose. Nzasuka umwuka wera ku bantu banjye bose. Abasore banyu n'abakobwa bazahanura. Abakambwe nabo bazajya barota. Abandi berekwe. Iryo ni isezerano ryacu. Imana iracyatanga umwuka wera. Ariko ntago wabona umwuka wera utabashije kubanza gukizwa ngo wemere kuri umunyabyaha, ubwire Imana kuri umupagani, ibwiye ngo mbabarira ibyaha byanjye. Mwegeke imiryango dusenga Imana. Ntago waba uri muri literaniro ukaba wumvishije iri jambo ukaba wifuza umwuka wera. Umwuka wera Imana yarawutanze. N'ubu ngubu hari abawubatijwemo, n'ubu ngubu hari abaza kubatizwa, n'ejo hari abawubatijwemo. Wabatijwe umubatizo umwe, ariko ukenewe no kubatizwa umwuka wera. Uri muri literaniro utarakizwa, ngo tugusengera Imana iguha agakiza, nawe usaba umwuka wera, Imana iguha umwuka wera. Zamura ikiganza twubuke imitwe yacu dusenga Imana. Ubaye hari wazamura ikiganza tukagusengera. Wo kugira isoni, Imana yacyatanga umwuka, ariko umwuka ajya ahantu hameze neza, ujya ahantu hatari ibyaha. Zamura ikiganza tugusengere. Urahari ushaka gusengerwa Imana ngo ikubabarire, iguhe umwuka wera. Zamura ikiganza. Wo kugira isoni, wo gutinya, oya, zamura ikiganza, zamura ikiganza. Mukomere Imana amashyi, tambuka uze. Niyo tugusengera Imana ikubabarire. Iracyatanga umwuka wera kandi utangira ubuntu. Nta kiguzi kiriho, nta kiguzi kiriho, nta kiguzi kiriho. Komera amashyi Imana kubuye umushiki wacu fasha icyemezo cyo kuza. Mwongere mukomere Imana amashyi. Ngwino tugusengera Imana. Umwuka wera ajya ahantu hameze neza hatari ibyaha. Nawe twagusengera Imana ikagukiza ibyaha, ikaguha agakiza, yarangiza ikaguha umwuka wera. Nimupfukame. Reka dusengere n'abandi bihanye ariko bakababaza umwuka akagenda. Ushobora kuba warababaje umwuka wari ufite akaba yaragiye, ukaba usigaye wiyobora utakiyoborwa n'umwuka wera. Zamura ikiganza nawe tugusengera Imana.
umuntu wari ufite umwuka akaba yaragiye gukomera Imana amashyi. Haguruka nawe ngwino tugusengera Imana. Umwuka wari uwufite ugira ibihe byiza ukaba mu mwuka, ariko yabonye usigaye wiyobora umwuka kuvamo aragenda, umwuka wera w'Imana. Ngwino tugusengera Imana. Abantu benshi nta mwuka yaragiye. Nimuze tubasengera Imana yongere ibababarire, irabahembura kandi wowe nta gusigaye. Ubuse bya bihe wagiraga uracyabigira, wa mwanya mwiza wo kubana n'Imana uracyawugira. Uyu ni umwanya mwiza wo gusaba Imana ngo yongere iduhe umwuka wera. Torero mwese nimuhaguruke dusenge. Mana turagushimiye ugize neza muri iri teraniro. Tugushimiye kubw'abo bashiki bacu bumvisha ijambo ryawe bakaba bifuza umwuka wera, ariko umwuka wera amanukira ahantu uri. Niyo mpamvu tubasengeye beze ubatunganye, wabarira ibyaha byabo, kandi nabo bari batunze umwuka wera bakamubabaza akagenda. Aba nabo ongera ubabarire, umwuka wera abagarukeho, bya bihe byiza bagiraga byongere bigaruke. Dusengeye itorero ryose, dusengeye iteraniro ryose. Mana uracyakora imirimo, uracyabatiza abantu mu mwuka wera, uracyavugurura impano zitandukanye. Turasenze ongera utanga ibihe byiza, hembura impano zasinziriye, sukira abantu umwuka wera. Abantu badafite imbaraga z'umwuka, umwuka uracyawutanga kandi ntabwo utangira amafaranga. Turagushimiye kubyumvise ukaba ubikoze. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Dukomere Imana amashyi cyane kubw'ijambo ryayo tumaze kumva, kandi munyemerere dutunge ibiganza umushumba umaze kutwigisha ijambo ryayo, tumusabire umugisha ku Mana. Imana imumugisha mu izina ryande. Tugiye kuvuga ngo wongere ucane umuriro mu mitima yacu twese, ibitagushimishije ubitwikisha umuriro. Ariko ico gitero turakiririmba cyonyine turi gutanga amaturo y'umutima ukunze ndetse n'icyacumi. Muranyemerera tubikore? Abafite amafaranga kuri telefone hariho Momo Pay muyashiraho, kandi ni ngombwa ko dukora tukanezeza Imana, tugakiranukira Imana mu maturo ndetse n'ibyacumi. Iby'Imana iba yadukoreye ni byinshi. Wongera ucana umuriro mu mitima yacu, duhagurutse twese dutanga amaturo y'umutima ukunze ndetse n'icyacumi. Ngaho tubikore twihuse tujye juru. Mbivuga mu Giswahili niho mwumva. Haleluya. Wongera ucana umuriro mu mitima yacu twese. Ongerucha n'umuriro mu mitima yacu twese, tagushimishije ibitagushimishije ubitwigishe. Ongera ucana umuriro, ongera ucana umuriro mu mitima yacu twese, ibitagushimishije ubitwigishe Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, kuzurizi zeze. Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, kuzurizi zezerano. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Ko mutikirije, Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Mwakoze cyane, reka tugere ku mwanya mwiza wo gutanga ituro ry'inyubako. Nubundi nari nasabye protocole ko bihuta, ariko bari kwitonda cyane birenze uko ndi kuvuga. No gutambutsa ibiseke nta kindi musabwa, mukabishyira aha ngaha, mukaba mukoreye Imana ikabaheza umugisha. Ariko tugiye gusaba n'ubundi mushumba wacu nubwo yakoze akazi kenshi ko yivuga butumwa, ariko uyu mwanya n'ubundi ni ujye udufashamo, araduturishiriza ituro, ariko natwe tubyibwirize, nta nubwo agihata, no mutima ukunze uzana ituro ryawe, Imana iguha umugisha. Hanyuma anaduhe n'amatangazo adasanzwe, ayandi aramenyerewe turayazi.
kugira ngo ducunguze uburyo umwete igihe cyacu tugikoreshe neza. Reka dushimire Imana yaduhaye ibihe byiza kandi tuyikomere mu mashyi. Imana yagize neza. Nkuko bisanzwe inzu y'Imana iri kubakwa kandi Imana iri kutugirira neza. Imana iguha umugisha. Rero amafaranga arimo arashira cyane yagabanitse, ariko mujye muyazana mwongereho, byabaye ibibazo. Imana ibaho umugisha. Hakenewe amasima, hakenewe imicanga, hakenewe guhemba abakozi. Imana ibaho umugisha rwose, aho mukuye Imana ihongere. Mugize neza, Imana ibahereze umugisha. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Mwafunga imiryango, twasoje iri teraniro. Nitugera mu matangazo mujye mufunga, tuba twasoje. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, aho mukuye Imana ihongere. Ni inshingano zacu, ni gahunda twihaye. Murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Ahantu mukuye Imana ihongere. Imana ibaho umugisha rwose, mugize neza. Reka dukoreshe na telefone zacu. Mufate na telefone, mufate telefone rwose. Imana iguha umugisha. Ibi ni byiza kuko ibi ngibi bitugiraho ingaruka nziza. Iyo twabikoze tubona umugisha uvuye ku Mana, kandi umuntu uzabikora bikamutera inyatsi, bikamutera ubukene, azabireke. Imana iguha umugisha. Kandi nibigutera ibyo bibazo, uzaze utubwire, ariko ntawakoreye Imana ngo bigende gutyo. Gusa tujye tubikora neza dukiranuka, icyo Imana ishaka. Ntacyo byatumarira kubikora tudakiranutse. Akanyenyeri 182 akanyenyeri 8, tugere vuba ya mibare ibanza tuyishyiremo, ko ari kode tubanza 8. Abafite telefone rwose dukeneye sima muri no minsi. Noneho rero ni 07 91 56 akanyenyeri, ugashyiraho amafaranga wumva umutima wawe ukwemeza gutanga bitewe nuko uhagaze, ugashyiraho ayo mafaranga. Reka tubibutse ko kode, murakoze ababikoze, Imana ibaho umugisha. Kode ni iriya iri hariya kuri biriya bipapuro biri inyuma ku nkuta, biriya bipapuro binini rwose. Murakoze cyane. Amatangazo dufite ni menshi, ariko itangazo rya mbere nuko nyuma y'iteraniro rya kabiri, uno munsi twagize amateraniro abiri. Nyuma y'iteraniro rya kabiri turaza kujya mu munsi mukuru wa Pentecote uri bubere URK, kandi korali Impanda nayo iraba iriyo. Ni byiza rero ko dusoza kare, niyo mpamvu mwabonye umuyobozi yihutishije gahunda cyane, nuko amasaha arimo arihuta. Tugomba gusoza kare iteraniro rya kabiri kugira ngo abantu bagende biboroheye. Ku cyumweru rero tuzakora amateraniro 3 nkuko bisanzwe, ntabwo tuzakora amateraniro 2. Irya mbere tuzayitangira saa 9:30, irya kabiri turitangire saa 3:45, irya gatatu turitangire saa 6. Kandi nkuko bisanzwe muri iki cyumweru ibyumba by'amasengesho bizasenga, kandi kuwa mbere igicaniro ni saa 2 za mu gitondo. Kuwa kabiri ababyeyi bazasenga, ariko kuwa kabiri ku isaha saa 12 ntumiye worship team Benaya. Umuntu wese uririmba muri worship team muhaye ubutumire ko bazaza tukabonana ku isaha ya saa 12. Ubwo rero mubwire n'abadahari, ubwo kandi uzaba ataje nyene urumva ko ntabwo azaba yabikoze neza, ariko abantu bose baririmba muri worship team turabakeneye kuwa kabiri ku isaha ya saa 12. Kwa gatatu hazaterana zone ya Kigarama, nizaterana saa 11:15. Kwa kane ni icyumba cy'amasengesho. Kwa gatanu dufitemo ijoro ry'impinduka, kandi mu ijoro ry'impinduka kwa gatanu tuzakiramo Nibature izasura itorero mu ijoro ry'impinduka, na korali zabihari ya Nibature n'abakristo ba Nibature bazaba basuye itorero mu ijoro ry'impinduka, kandi barimo barashaka n'inkunga bazatera ijoro ry'impinduka kugira ngo barusheho nabo kuzamura inkingi yabo igereye. Abantu bo muri Nibature muvuge ngo Imana ibahe umugisha.
barahamagaye rwose. Ngo rero shemu uyoboye impinduka yitegure abashyitsi. Andi matangazo dufite, itangazo ryihutirwa rikomeye, ni ukubabwira ko ku cyumweru dufite igiterane kidasanzwe. Dufite igiterane gikomeye cyane aha ku itorero ryacu, mumaze iminsi mutabona igiterane. Reka dusabe mushiki wacu Metusera ahaguruke. Ari hehe? Ashobora kuba agiye muri repetisiyo buriya, ariko muramuzi za ndirimbo nziza, ariko yaje korode iyo ngoyo. None se nibyo korode nawe amuye mu mwuka, ariko ngiye ibintu bikomeye cyane, ndaje mbibabwire namwe. Noneho rero iki giterane dufite ni igiterane gikomeye kizaba ku cyumweru ku itariki 4. Metusera niwe wagiteguye, ariko itorero riramushyigikiye. Tuzaba dufite abakozi b'Imana, Bosco Nshuti ndetse na Alexis Dusabe, murumva ko biraryoshye, na korali na yote. Ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi. Twihuse rero reka turange abageni. Hagenimana Moise ari hehe? Hagenimana Moise hari ukuntu baza mu iteraniro rya kabiri bataje mu iteraniro rya mbere. Abageni arahari? Naho hari cyangwa? Karangwa Bonivanti ari hehe? Nawe ntaho hari? Natambuka ze? Usabuwe Claudine nawe naze. Usabuwe Claudine ari hehe? Murabona ko uyu musore yarakuze. Uyu musore n'iyi nkumi ye bari bakuze. Aho ni murebane. Kumudaseka se. Sawa. Mwabibonye rero ko byatangiye nk'uko gahunda y'itorero iri, abantu babana badasezeranye, gahunda yo kubasezeranya yatangiye. Aba nibo batangiye. Aba rero ubukwe bwabo buri ku cyumweru, buzabera ibyumba i Butare. Muzabatwerere mubashyigikire, mwamuze mukora, namwe ndi muze rwose. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Mufata ikiganza uhita umujyana hariya mu buri ko mbona se wabuze aho uhera, wayafatisha hariya gamutambuke. Nyangabe Manuel arahari? Nyangabe arahari? Tambuka uze. Nyangabe natambuke. Umutoni Christine nibazane. Aba bose n'abantu bahangaha. Umutoni Christine ufite ubwoba ariko humura. Muzahanga muza. Mwabonye se? Murabona ko igihe cyari iki? Ngaho murebane. Iyo barebanye bahita baseka. Umushinga wa murawemeye se? Ufata ikiganza mujye kwicarira. Itangazo rya nyuma ni itangazo ry'akababaro. Tubuze umukristo wacu, umutware wa Kirere imba muri Nayote. Arangije urugendo rwe rwo ku isi, aratashye. Ubwo rero nyine bibaye ubu.
murumva rero ko ari ikibazo gikomeye. Ye aratashye, nimuhaguruke dusenge Imana. Birasaba kuba hafi y'umuryango, mujye mubimenya ko hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, kandi igihe cyo gupfira ntabwo tukizi. Iyo iminsi yawe Imana yakugeneye igeze biba birangiye. Ni ikibazo gikomeye. Asize umudamu n'abana batoya cyane, ariko Imana iramuhamagaye aratashye. Ariko twaramusuye yari yiteguye, nubwo ataguye mu Rwanda, aguye muri Kenya. Ubwo gahunda zigendanye no kumuherekeza no kumusezeraho bwa nyuma tuzazibabwira. Nimuhaguruke. Wilson yaramaze igihe arwaye kanseri, ubwo rero Imana iramucyoye aragiye. Ntabwo bidushimishije, ariko nta kundi. Y'Imana ikoze mu byayo ntabwo wayibwira ngo ukoze ibiki. Umuryango Imana yuhe kwihangana, ukomere. Mana yacu, ujya utanga ibyishimo mu gihe cy'umubabaro, ujya utanga umunezero mu gihe udahari. Turagushimiye ko mwene data umuhamagaye ukaba umwishyiriye. Niyo mpamvu dusengeye abasigaye, umufasha n'abana n'imiryango. Baha imbaraga. Tubasabiye imbaraga, ubakomeze muri iyi minsi, kandi uyu muryango uha icyerekezo. Umudamu mukomeze, turamusengeye. Abantu bakomeze, imbaraga zawe zibabeho. Dusoje iteraniro ryacu rya mbere, gendana natwe kandi ukomeze kuduha ibihe byiza bya Pentecote. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Mbere n'amahoro ya Kristo.